umugore rwose ibintu yakoreye abana be ntabwo bikwiriye, ntabwo bishimishije habe na gatoya rwose. Reba uno mugore ibintu yakoreye bano bana be, kandi mu by'ukuri ari abana yibyariye, nubwo ubona yuko rwose atabafitiye urukundo, yabanye nabo mu buzima butari bworoshye, mu buzima bubi, ariko ageze aho arananirwa. Arangije yabazanye hano ngaha rwose ku muhanda, hari ibyo yitegereje neza, urabona yabonye imodoka. Arangije aramubwira ati rwose mwana wanjye sigara hano ngaha, hari akantu keza ngiye kukuzanira, ni surprise ngiye kugukorera rwose, sigara ngaha ndaje nyikuzanira, ahubwo mfasha n'uyu muvandimwe wawe, nurangiza umbare, ngiye kubara 1 2 3 ubundi wowe urahita ubona surprise. Nikure kino gikarito mu maso utarabona surprise. Umwana ahagaze aha ngaha rwose ategereje mama we, ati yewe ndaje, ati none ikintu ngiye kugukorera ni gisanzwe mwana wanjye, ati we guma aha ngaha ngiye kugukorera surprise. Ati se kuva kari wabona nagukoreye surprise, utari kuno munsi surprise irarenze, ati guma aho ngaho ngiye kubara nimbara 1 2 ubu uretse kugikuraho, ahubwo nimbara 3 aba aribwo ugikuraho. Umugore yiyize aha ngaha rwose, abona yarasize abana ku muhanda, ndetse abona n'imodoka yuko rwose imwegereye ishobora no kuba yabagonga, ariko ibyo ntiyabyitayeho. Hari umuturanyi wababonye aha ngaha, nta kindi yakoze, yaje yiruka ngo arebe yuko yatabara ubuzima bw'aba bana. Mu by'ukuri urabona yuko rwose yamugiriye neza, kuko yaremeye aza kwitambika aha ngaha, imodoka ntigeze ibagonga, ahubwo nayo urabona yuko rwose yahageze bavuye mu nzira. Uno mugore rero yitwa Muhoza. Urabona uno Muhoza rwose yaraje aha ngaha, arangije aramubwira ati yo, ati se ni wowe, ati ni mwebwe, ati mana yanjye we, ati usibe mama wanyabitewe n'iki koko. Urabona Muhoza yaratunguwe cyane, se ikintu yitegereje hirya, arangije abona wa mugore w'ababana arimo kwiganirira hano yishimye, ari kumwe n'undi mugabo. Umugore rwose biramushobera. Urabona arangije ati ati uriya mama wanyu koko ibi ni ibiki koko arimo kubakorera, ati kona basiga mu muhanda ngo imodoka ibagonge, ati kumbi yarakurikiye umugabo. Urabona rwose Vanessa yarahindukiye, arangije yitegereza amayobera arimo gukora. Wa mugore abakura mu nzira ati reka tugende. Urabona rwose uno mugore Muhoza nawe byaramushobeye, areba uno mubyeyi wataye abana rwose mu nzira ari kumwe n'undi mugabo. Yaje hano ngaha arangije amubwira ati urimo gukora iki aha ngaha koko, ati ubona abana koko ubasigiye iki hariya mu muhanda. Uno mugore ati ati ahubwo se mwebwe muri bande ko ntabamenye, ati abana abahe bana. Muhoza amubwira ati ntabwo uzi ko ufite abana 2, ati ntabwo uzi yuko ufite Vanessa na musaza we koko, ati ubu ngubu koko ibi ni ibiki wari ubakoreye, ubu iyi modoka ibagonga ni ibiki wari ubakoreye koko wa mubyeyi, wagize impuhwe wakongera ukajyana abana bawe. Uyu nguyu yumva arumiwe, aguye mu kantu ati atese burya mwanambonye. Uno mugabo ati reka tumukore yanjye n'abana afite rwose, ati ahubwo mushaka kuba mushaka kutwicira ibintu byacu. Uno mugore rwose arangije aramubwira ati urabona uno mugore ukuntu asa, urabona yaba asa n'abo bana koko. Uno mugore arangije aramubwira ati yego sheri ni ukuri bambwira, ati uno mugore arashaka kutubangamira mu rukundo rwacu, ati ahubwo abana nabe, ahubwo arabona ashaka kubanzanira ngo abe ari njyewe ubarera. Ati genda urere abana bawe mada, njyewe utureke njye n'umugabo wanjye. Uno mugore rwose yakomeje hano yibwirira umugabo ati ntibatwicira ibyacu, ntibatwicira urukundo rwacu. Vanessa araho ngaho arangije aramubwira ati ma rwose urabizi ko ari wowe mama, ati se undi mama mfite ninde koko, ati si wowe mama wanjye. Umugore ati ati se n'umwana babimwinjijemo, ati rwose ati bano ni abaturanyi sheri, ni abaturanyi rwose ndabazi, utariko bashaka kumbangamira. Niba mwabuze ikintu cyo kurya ubu ngubu nimwaza neza mukadusaba neza, ariko mutaje kutubangamira. Ati sheri rwose bano bantu ni abakene, ati ntibagira aho barara, birirwa bagenda basabiriza, uti bashaka kutubangamira pe. Urabona rwose Muhoza hano byaramushobeye cyane,
abona wa mugabo yaragiye kuri telefone, uno mugore azangara ijamubwira ati koko watubabariye ukita kuri aba bana k'abana ari abawe. Akomeza kumusobanura rwose amubwira ati kwera umubyeyi muzima ugafata abana ukabasiga ku muhanda nk'aho utababyaye, ati se niba ari abo wabyaye ubwo abo utabyaye wabakorera iki? Urangije amubwira ati niba ari abanjye ndamaze, ninjye ufite uburenganzira bw'icyo kubakorera mada, winyigishwa nkwiye kubesha abana banjye, nabo nibagende bamenye, nibagende isi izabigishe, ati nanjye narize nabo nibagende bazakura, ati cyangwa ubajyane ndabaguhaye, utariko mumvire mu buzima, mumvire mu rukundo, mwiza kumbangamira, mwiza kunesha urukundo rwanjye n'umugabo wanjye, uti igihe cyose wabanye nabo koko, ati ubu ngubu nibwo ufashe umwanzuro, urabona rwose Muhoza ari guhatiriza, ati ubuse n'uyu mubebe koko urabona azamubeshaho iki, nta n'amafaranga umusigiye ngo agure amata. Uno mugore ati ndeka wa mugore we, ati igihe nakubwirira kuko ntabwo urimo kunyumva, ati ntabiyamye simbakeneye mu buzima bwanjye, uko yaba ameze kose, yaba ari umwana, yaba ari iyo nkumi ndeba, ati nigende nyine izabarere, cyane ubagiriye impuhwe bajyana uzabarere, ngiye mumvire mu rukundo, ati ngiye nifitiye urukundo rwanjye, nimundeke rwose mwiza kumbangamira. Yarigendeye abasiga ahangaha. Muhoza akomeza rwose yinginga ati nyabuneka tabara abana bawe, urebe yuko abana bawe rwose babasha kubaho, nibura urabona ko baracyari batoya. Aisha arareba uyu nguyu ati uze kuko amata y'uyu nzakura hehe, ati ubu koko nzabigenza gute? Nta kindi yakoze kuri Vanessa, aramubwira ati humura nta kibazo, ati ubu ngubu ni njyewe ugiye kubabera ababyeyi, ati mwigire ikibazo mwirira, ati ubu ni njyewe ugiye kuba umubyeyi wawe ntugire ikibazo, utaha ubwo reka tugende tuye mu rugo turebe yuko hari ikintu twahabona. Urangije urabona ko rwose barahavuye, bava kuri uwo muhanda baragenda bashaka kujya mu rugo ngo barebe yuko hari ikintu bahabona rwose, ariko mu by'ukuri n'uno mugore yari akennye, nta kintu yari afite, nta bushobozi yari afite. Bagarutse ahangaha rero urabona yuko uno mugore yafashe amata yari ahari arebe yuko yaha uno mwana, yari atangiye kurira, umwana inzara yari imaze kumwica. Urabona ko rwose yakomezaga amubwira ati ihangane mwana wanjye, mama we yagutaye ariko ihangane unywe kuri ano mata. Urabona umwana nta peti yari afite rwose yo kunywa amata, nubwo ari umwana nawe banza hari aba yumva ibirimo kuba, nubwo atabasha kubasobanuza cyangwa ngo abasobanurire, ariko mu by'ukuri nawe umwana aba arimo kubyiyumvamo. Niho handi usanga umwana arira akabananira kuko wenda yabuze nyina, cyangwa se hari ikindi kibazo cyabayeho wagakoresha uburyo bwo kurira, nawe aba abyiyumvamo. Urabona rwose uno mugore arimo kumuhoza amubwira ati mbabarira wa mwana we wirira kuko nanjye nta kintu mfite cyo kugutabariramo, nta kintu mfite naguhereza ngo uburya, ati rwose mwihangane bana banjye. Urabona umugore rwose yakomeje abinginga avuga ati mwihangane n'ubwo amabanya bakoze ibi ngibi, ariko muzabaho, nimugire ikibazo, nimugire ubwoba, muzabaho. Dudatinze urabona mama wabo yaje ahangaha, arangije aravuga ati ariko mana we, ati Imana igira neza, ati ubu nanjye Imana yandemeye urwanjye rukundo. Urabona Vanessa amwirutseho cyane amubwira ati mama rwose ndakwinginze widusiga, mama ndakwinginze tubabarira. Umugore icyo yakoze yaramwishikuje amubwira ati wacyana igihe nakubwiriye ntujya wumva, ati nakwiyamye nakubwiye yuko ntakiri mama wanyu, nibatekereza ko ndi mama wanyu sinyiri mama wanyu, ibyo ngibyo ubyumve. Umugore araje hano ngaha yifatira igikapu, arangije avuga ati ubu buzima nari mbuhaze, ati nawe basigane ndabakwihereye, nanjye reka njye gushakisha ubwanjye buzima, muzabeho nibibananira muziyahure. Urabona umugore nta kindi yakoze, yaraje hano afata baga yiwe, arangije arigendera, abasiga muri ubu buzima bubi, abasiga mu buzima budakwiriye rwose. Abana babiri urabona yuko rwose baracyari batoya, yarabaruhanye, ariko ntabwo yari akwiye kubasiga mu buzima nk'ubu ngubu. Arangije yabwiye hano ngaha Muhoza, aramubwira ati umva rero nkubwire wa mugore we, sinigeze nifuza kubaho nabi, sinigeze nkunda ubuzima bubi, ati none Imana ingiriye neza,
nitesha amahirwe. Aramubwira ati basi ubwo buzima ugiyemo wabujyanyemo n'aba bana cyangwa ukabasigira aho batangirira ubuzima. Urabona rwose bagakomeza mwinginga. Umugore hano ngaho arangije avuga ati nta kindi mfite cyo gukora, ibyo nabwiye nabibabwiye, ndumva mudashaka kunyumva. Ati nta kindi rero reka njye nigendere kuko ndabona mudashoboye kumva. Ati njye nababwiriye ko nagishaka abana mu buzima bwanjye, niboneye urukundo. Ati muragira ngo mvugishe iki? Ati cyangwa muragira ngo mpamagare abantu baze, abashinzwe umutekano baze babatware. Vanessa ati hoya rwose mama, ntabwo ibi ngibi ukwiye kubikora. Ati rwose urabizi ko turi abana bawe, twabanye nawe kuva kera, widuhemukira rwose mama. Ati ubu niba ugiye kudusiga mu buzima bubi, ubu urabona tuzabaho gute? Ati ubu urabona tutagukeneye. Nyina hano ngaha rwose nta kindi yakoze. Urabona yakomeje abinginga avuga ati nanjye ndabinginze mumbabarire nigendere rwose, tuzahurira mu ijuru cyangwa namwe muzashakisha ubwanyu ubuzima, nanjye ndigende ngiye gushakisha ubwanjye kuko kuba muri uru rugo nanjye njyenyine ndabirambiwe, nanjye ubuzima burangoye ntago nyiki bibashije. Vanessa rwose yararize, ararira cyane avuga ati mama rwose watubabariye ukareka kudusiga mu buzima bubi. Mama rwose watubabariye, watugiriye imbabazi koko mama. Ati uko kuremeye uradutaye. Ati se mama nani muhugira koko? Atari koma ubu ko kuhindutse gute mu kanya gatoya. Umwana hano yararize atari kubyiyumvisha ukuntu mama wabo yabasiga. Rwose umwana imbaraga zirabura, namuhoza imbaraga zirabura. Ibazwa nagiye gusigarana abana batarabe abana mu buzima nk'ubu ngubu, kandi mu by'ukuri nawe nta kintu afite, nawe ari umukene rwose. Urabona yuko wa mugore hari aho yaje, urabona yiyiziye ahangaha ko wa mugabo we kundi mugabo mushya yabonye, aratangara ati ati ubangaha. Urabona rwose umugore yaratangaye, umugore arumirwa ati ati manange ibi nibyo nari naragusabye rwose. Ati mbega tese sheri utubaha ahantu hose urahaba ukahaba wenyine? Ati mana we, ati mbega ahantu heza utuye tuzwajya ni mu ijuru. Umugore yaratunguwe, ba bagore bakunda ibintu badakunda abantu. Urabona ko rwose niba ngibi yishakiraga ubuzima bubi yaraburambiwe. Arangije amuga ati ndishimye cyane rwose sheri. Ati ndatungura nunguye. Ati ni ukuri kw'Imana rwose. Ati ni wowe mugabo nashakaga. Uti sunda abagabo beza nkamwe koko bagiye hehe? Ati niwe mugabo nari nkeneye. Ati ahubwo sheri mobera pe. Ati mobera ni ukuri. Ati Imana ishimwe ko nkubonye. Ati niwe mugabo wanjye, niwe umwiriye rwose mu buzima bwanjye. Hano ngaha rwose abona umugore hano yizeye mu byishimo, yirengagiza yuko asize abana babiri, nibura nta no kubazana ngo abane n'abangaha rwose yarabasize. Bakomeza birebera ibyabo, bakomeza binezererewe. Mu by'ukuri uno mugore ibyo akoze ntago ari byiza, ntago bikwiriye umubyeyi waba warabyaye umwana cyangwa aramugiriye ku gise nangiza ngo amujugunye azakurikiye umugabo, azakurikiye amafaranga. Muhoza nta kindi yakoze we na Vanessa baje ahangaha ku muhanda bakomeza bahamagara ati rwose hano dufite ibintu ducuruza. Ati nimuze ducuruza, inyanya zacu zirahendutse ntabwo zihenze rwose. Ati ni karibu bakiriya. No mugati komeza uhamagare cyane nanjye mpamagare numve ko nibura twabona ibyo tuza kurya uno munsi. Vanessa rero akiri kuhamagara hari abo yabonye, nta wundi yabonye mama we. Arangije ahamagara ati mama, ati mama. Urabona ko rwose umwana yarabonye mama. Ati mama wese umubonye he? Nawe yitegereje neza Muhoza abaramubonye, abona mama we rwose ari kumwe n'undi mugabo. Umwana arirukanka cyane, ariruka. Arangije atangira ahamagara mama. Uyu nguyu nawe yumva ijwi ry'umwana we ati mama, ati ubuse bano ngano no bariye baje se hano gukora iki? Umugabo we yararangariye kuri telefone. Vanessa yaraje rwose amwirukanka amuga ati rwose mama tubabarira utujyana ahantu wagiye. Arangije amuga ati shwi
umugabo wanjye babonye koko yabona yuko njye namwe tuziranye, kandi narabiyamye mwabana mwishaka kunyivangira mu byanjye n'umugabo wanjye siko n'abana ngira mwiza kumbangamira. Vanessa ati ariko mama ubu koko wagizimo wambabariye koko ukatwumva ubuse koko urabona ubuzima turimo ari ubuzima bwiza. Mama ambwira ati wa mwana we izi nama muryibagirwe, nunazajya ujye umbona nk'abandi bose wahuriye nabo mu rusengero, inshuti wiganye nazo, ari kuzajya umfata. Ngubu sinyiri mama rwose, ngubu njyewe rwose ndi umukobwa sinigeze mbyara. Muhoza urabona narambwira ati rwose mama ndabona yarahindutse mu by'ukuri sinzi ikintu cyamuhinduye. Umugabo arangije avuga ati njyewe ntago mbakeneye, sinkeneye yuko umugabo wanjye anamenye yuko njye namwe tuziranye, simbishaka habe na gato. Urabona rwose mugore yari akeneye kuryoshya n'umugabo, ariko asize abana mu buzima bubi, asize abana mu buzima butaboroheye, kandi mu by'ukuri bukafite umwana w'uruhinja. Nta kintu na kimwe aritayeho, nta kintu n'iki na kimwe cyamurebaga, nubwo ari abana be nta mpuhwe na nkeya yarabafitiye. Yaraje ahangaha rwose isangira umugabo we kuri telefone, amubwira ati se sheri kuri gutinda kuri telefone. Arangije rwose amubwira ati ni umuntu navuganaga nawe, ahubwo ngwino tugende rwose n'amasaha yakuze. Urabona rwose yarigendeye ajya kuryoshya n'undi mugabo, ajya kuryoshya mu by'ukuri asize abana be mu buzima bubi. Ibi ngibi ntabwo bikwiriye, ahubwo wakemera ukabana nabo mu buzima bubi, maze warangiza abana bakagerageza uko bishoboka kose abana be bakaba bakura, nubwo baba babayeho nabi ariko bakabana babona urukundo rwa mama wabo, batabona se ariko nibura bakabona urukundo rwa mama wabo. Ariko mu by'ukuri abana ukareka kubasiga mu buzima nk'ubu ngubu, mu by'ukuri mugore abasigiye ni umuturanyi, kandi nawe ubuzima arimo ntabwo bumworoheye, ni ubuzima bubi, ni ubuzima butamushimishije rwose. Nawe yararize ahangaha, arangije ambwira ati nta kindi cyo gukora nyine, ubwo ni ukuza tugasubira mu kazi tugakora yuko ziriya nyanya zacu bazigura tukibeshaho tukava muri ubu buzima turimo. Humura ati nta kindi cyo gukora, ati ubu ni njye mama wanyu, ati wihangane, ati kandi ndabakunda rwose, bikomeza kugira inimba, ati byikuremo kuri ari mama wawe, ahubwo ngo dusubire kujya gucuruza ziriya nyanya turebe yuko nibura batugurira, twaba twabona yo kugura amata, ndetse natwe twaba twabona ibyo twaza kurya. Nta kindi bakoze rero, baragiye basubira muri ka kazi kabo rwose. Barangije barataha bajya no mu rugo, bajye kuri yuko hari ikintu babona bafata. Baje ahangaha umwana aramunanira, umwana ararira, umwana nta kindi yamukorera rwose, umwana inzara yari imwishe, abona nta kindi, nta bundi buryo bwo kuvugamo, umwana ararira aramunanira. Mugore akajya avuga ati mana yanjye we, ati ubu mwana ndamukorera iki? Ati ndebera no mu isafuriya, ati nta kintu kirimo pe, ati n'ibiryo narajemo, ati byashize, ati twabiriye birashira, ati nabyo byari bikeya, ubu mwana muhereza iki koko? Vanessa yari ahangaha yari arimo kwishushanyiriza mugore, ubona yuko rwose we ibyo ngibyo by'umwana uri atabyitayeho. Yari afite impano nziza yo gushushanya, ubona yuko arimo gushushanya, ashushanya mugore nawe ashushanya n'umwana ahetse. Mugore akomeza yitotomba avuga ati akomana, ati ubu buzima koko, ati ubu si ibiceri biravamo iki? Ati ibiceri bitavamo amavuta n'inyanya, ati nta munyu mfite, ati mbega nta kintu n'iki na kimwe. Umugore yabijugunye hasi kuko yarabonye nta kintu n'iki na kimwe bino biceri biri bubafashe. Atangira kurira avuga ati ariko mana we, ati kuva nabaho mbonye umubyeyi gito, mbonye umubyeyi mubi, ndetse nibura ngiye ko nazaga nkiyeranja ndi mukuru, utuba abana koko bazabaho gutya bikunde, atubona abana bazamura ubu buzima. Vanessa yaraje ahangaha rwose, arangije ambwira ati ma reba akantu nishushanyirije ahangaha, utuzwe nari ndimo gushushanya wowe.
arangije aramwereka. uno mugore rwose avuga ati yo burya uzi no gushushanya, ati nganyereka turebe. nta kindi hano ngaha yaramweretse, amwereka ibyo arimo kwishushanyiriza, abona niwe n'uwo mwana n'undi ahetse. arangije ari kumusobanurira ati ma uzwi uyu nguyu ari wowe nshushanyije, ati ese urabona mudasa cyane, ati rega nanditseho mama ni wowe mama wanjye, ati buriya rwose maze kumwibagirwa, ati mu buzima bwanjye, ati maze kumwibagirwa pe, ati ubu ngubu niwe mama wanjye, nta wundi mama wanjye ngira. muzakurikirane part 2 iraryoshye cyane kandi